Reni Today Updates News. Kuri uyu wa gatatu itariki 14 ukwezi kwa munani nongeye kubaha ikaze mu kiganiro ubuzima n'imibereho. Ni ikiganiro cyo kuri uyu munsi umwaka wo uracyari 2024 muri studio nago ndi nyine ndi kumwe n'umuntu ariko ngewe ukuntu ameze ndabona asa nk'ufite ubwoba. Pascal Karame egera mikoro tubwire. Oya nta bwoba mfite wana. Ntabwo ufite? Kareka kirazira. Ndimo ndibaza nk'ubu ngubu uramutse uryamye. Urashaka kunsebya mwana? Oya nagaruho gusebya. Kare. Nk'ubu ngubu uramutse uryamye. Ari nijoro nka saa sita z'ijoro. Noneho wakubura umutwe ukaza kubona umuntu arimo aratembera muri saro yanyu. Yego. Afite n'icyuma. Wabigenza ute? Wavuza akaruru cyangwa? Oya njye ntago njya mvuza induru. Kuba ngo mu buzima bwanjye ntago njya ntabaza. Niyo mpuye n'ikibazo ubwo ndagerageza gukora icyo nshoboye cyose njyewe ubwanjye. Keretse iyo imbaraga zanjye zarangiye. Ndi kuvuga nti icyo nari gukora cyarangiye nibwo ntabaza. Wamureka akajyana ibyo ashaka? Oya. Ubwo nakoresha imbaraga zanjye nyine. Nakoresha imbaraga zanjye zose zishoboka noneho zakwanga akaba ari bwo haza plan B. Murabyumva neza nago biza koroha. Mu kiganiro ubuzima n'imibereho cyo kuri uyu munsi tubahaye ikaze hano kuri Reni Today mu bice by'igihugu bigiye bitandukanye aho muherereye hose. Tubafitiye story zigiye zitandukanye kuko turaza gusubiza amasi nyuma tunage akajisho kuri kera hacu. Yes, ni ibintu byinshi bituma tubasha gusobanukirwa ubuzima n'imibereho ese ngo ni iki. Yes, tubahaye ikaze rero muradukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye: Facebook, Instagram, X, YouTube channel na TikTok. Wose twitwa Reni Today. Twizere ko mumeze neza cyane. Yes, nuko ngukora tuje aka kanya. Sinzi nawe niba uri muri ya generation bita Gen Z. Njyewe ndi mu Gen Z. Ya yindi y'abana 30, y'abantu bafite imyaka 30. Reka njye sinayigejejeho ni 10. Mani ndi umwana 10. No kuvuga ngo urugendo rwo kwibohora rwatangiye udahari. Mvutse ejo bundi ubwo ndeba gutya ubwo no kurya neza nibyo bituma umuntu amera gutya mani. Naho ubundi turabana. None ubwo experience urabuyikuye he tugiye kuganira? Turabarimbo. Ndumuribu. Haryo n'abasore baba barimbura. Nabo barimbo kuko iyo bagiye amategeko abareba ibitsina byombi. None ubwo nitujya kuvuga kera hawe turaza guhera he koko? Kera ho umuntu bishobora kuba rejo, bishobora kuba rejo bundi, bishobora kuba ari mu myaka 2, 3, 10 ishize. Nanjye ndahafite. Kandi nubwo wenda nshobora kuba mu muribu, nshobora kuvuga ngo ndi umuribu atari uko mu by'ukuri ndi umwana muto cyane, ahubwo ari uko nanjye ribu yandengera. Ese ubundi ni gituma ushobora kwibuka kera hawe? Ibintu byabaye kera nko mu myaka ingahe ishize ukaba ubyibuka neza? Impamvu mu buzima habamo ibyiza n'ibibi. Iyo rero ikintu cyakubayeho kigakora ku mutima, cyaba ari cyiza se cyangwa ari kibi, ugerageza kubyibuka bose na byose, ariko umuntu aragerageza kwibukamo bike. Ariko njyewe ikintu nibuka cyane ni ibyiza apana ibibi. Nando hose wigeze ubona? Isenye byibuka ibyo ni bibi. Narabyibagiwe kabisa. Ariko urumva nta muntu ukura atayoye n'ubu ndazibona maze. Cyangwa ubwo hari wasanga uri umwe mu bantu batumaga kujya bakakubwira ngo jya kunzanira kanaka bakaguhereza agapapuro. Bigeze kuba? Oya njye ntago nakoraga ibyo biraka. Byo byari nk'ibiraka ntago nabikoraga. Nago biza kora twebwe twagiye turya ibihembo bigiye bitandukanye. Igihe baje kureba abashitsi bacu none bakaduhereza amafaranga kugira ngo tube tugiye. Amafaranga ngahe se si 10 cyangwa 20 wararenzaga? Ariko ryari ryakera ubwo ni nka 500 y'ubu cyangwa 1000. Nayo yari nese ku myaka yanjye nk'itanu 7 aho. Ariko buriya wari uzi ko hari igihe cyageze biswi kayibura 20 10. 5 ukayaguramo ibintu. Ubwo ndavuga mu myaka ya vuba.
ubwo kuko mu myaka ya kera 7 yaguraga umurima, ubwo ni kera nyine, ariko mu myaka yacu y'ejo bundi za 2000 gutyo 9 kangahe byarakundaga ko 10 uriguramo akantu gafatika uri umwana nyine ku rugero rwawe. Icyo gihe ibirayi bigura 15 ikiro. Wari uhari mwana 15 ubwo nzi ko abari kera ra. Reka tunage akajisho mu myigire yacu. Ibyo byose ni ibyo nakubwiraga ko hari ibyo umuntu agerageza kwibuka, nubwo yaba ari byiza cyangwa ari bibi cyangwa ari utuntu dusekeje ukagerageza kutwibuka. Yego. Mu myigire rero hari ukuntu umuntu yagendaga mu gitondo ku ishuri, noneho akaza gutaha nimugoroba, azi ngo byahiye, yagera mu rugo agasanga habe na gato, kugira ngo arye bikaba ngombwa ko ari ubanza kubiteka, bitaba ibyo akicara mu mashiga akajya asinziriramo, rimwe na rimwe aho twatekaga imitwe twisinziriza kugira ngo babashe kutegeza turangize twiryamire. Nuko byari bihari sha mu bifite twebwe byangaga sha tukaburara. Urikumva nyine nabwo hari rimwe ku munsi twageragezaga nyine ibishoboka. Mbaza ngo mu gitondo byagendaga bite? Waraye utariye cyangwa wabiriye mu gitondo, kubera ko wabiriye uryamye mu gitondo urabaza ngo ko mutamaye ibiryo. Ni gutyo ibintu byari bimeze, ariko kandi reka muhagurukiye mugire ku ishuri. Ahubwo usunyibutsa akantu urabona rero. Yes. Mu myaka yashize sinzi ikintu cyari kiri mu mitwe y'abantu, umuntu yabaga twarahingaga tukeza, noneho sinzi niba ujya ubyibuka, umuntu akeza wenda nk'imirima 5 y'ibijumba, ubwo bikaba ari ukubirya byonyine, ntabyo kuvuga ngo aragurisha. Reka da kugurisha cyari icyawe, nagurisha uguremo utuboga cyangwa ugire reka ntibyashobokaga, ntabwo byari byemewe. Kandi kera ni nabwo byeraga, kuko wabonaga naho bicukura. Ubu ngubu biragoye. Ariko nyine ibintu bigenda bihinduka. Kera amafaranga ntacyo yari amaze, ariko ubu ngubu utayafite ni bike wapfa kubona. Ibintu byarahindutse nyine. Nose nk'ubu ngubu sinzi, nk'ubu ibishyimbo bisigaye byera ubu ngubu ntabwo ari nk'ibya kera. Kera abantu baragendaga bakuzuza imifuka bakegeka. Ubu imirima yaragabanyutse, dukeneye amafaranga. Ariko mbere ibyo kurya byari bihari bitari ngombwa ko, kuko kera urabizi baranaguranaga, ntabwo byari ngombwa ngo witwaze amafaranga. Aho hari kera cyane sha, ntabwo ari ku bwawe. Ni muri za 800, kuko n'impamvu babikoraga bagurana. Umuntu yaba yejeje ibirayi akikorera agafuka, akagenda bakamuha ibijumba, akagenda yaba yejeje ibishyimbo bakamuha amasaka. Urumva icyo gihe nta mafaranga yari ariho, nta nubwo ari urundi rukundo rwo kugurana, ahubwo nuko nta buryo bw'amafaranga bwari buriho. N'ikimenyimenyi bakoraga ingendo, ntabwo wabaga uturanye n'umuntu wenda bigakunda, ariko akenshi bajyaga mu gace. Kandi urugero hari agace kateragamo amasaka cyane, cyangwa se agace kabakeramo ibirayi cyane, ubwo bikarangira biyambaje abandi baturanyi bakure. Ibintu bya kera ahubwo urabivuze nibatene bazakantu, ubundi imbaraga abantu ba kera bagiraga zagiye. Uzi uko bagendaga bajya kuguranisha, agafata n'ibijumba umufuka akikorera, akagenda akazamuka imisozi itandukanye, akagenda yirenga, akongera akazamuka indi akayirenga yikoreye. Ariko ubu ngubu biragoye, ni ugutega, niba udateze ubwo ntabwo byemera. Kandi n'ibindi bazanaga baramubwiraga ngo tuguhe ibirayi bingana biti, ni ukuvuga ngo nubwo yari kilo 100 yagombaga kuza yikoreye, kandi ahantu kure cyane. Ariko buriya ntabwo ari ibindi niko igihugu cyari kimeze, niko iterambere ryari rimeze, nta yandi mahitamo bagombaga gukora. Ariko ntabwo ari ubundi bwiza bwo kuvuga ngo agende ibirometero 100 n'amaguru. Nk'ubu hari ahantu nzi, ahantu bita Inkotsi na Bikara, ni mu karere ka Musanze. Ahazi? Yego. Hari ahantu hari iriba ryitwa Buhanga. Bavuga ko buri mwami wese wimye u Rwanda yazaga kuhafatira imitsindo. Imitsindo ni nk'ubushobozi yabaga agiye kuhakura buturutse ku Mana y'u Rwanda, niho babimikiraga. Aho rero umwami iyo yabaga yimye aturutse mu majyepfo, n'urugero i Nyanza cyane cyane, kuko n'ubundi yamaraga gufata iyo mitsindo agasubira mu Rukari cyane i Nyanza. Icyo gihe rero bagendaga bamuhetse,
mu ngobyi. Ibaze wowe kugira ngo uve wenda Musanze ugera i Nyanza wahagenda iminsi ngahe ahose waba ukiriho. Ariko kera hari hatangaje, ubu ngubu ibintu byarahindutse. Umuntu akagufatira akagenda akitabira inama, sinzi ko babyitaga abibwiru, ndavuga abibwami, bari abiruhande, abiru, akagenda akajya mu nama, noneho ibintu bivugiyemo byose akaba hari ugomba kwifata mu mutwe, yaba ari imivugo, zaba ari indirimbo, by'umwihariko ibigenewe abana. Abo ngabo bagombaga kubifata, ariko ubu ngubu ubundi ni ukuvuga ngo ubu ngubu umuntu ategura ikiganiro cyangwa speech agiye gutanga, reka yibeshye telefoni muzimana. Nyine kiragiye bari bafite ubushobozi kubera ko nta kundi babigenzaga. Bari bafite tablet, bari bafite laptop, bari bafite studio nk'iyi ngiyi urimo, nk'iyi twicayemo. Urumva ibyo byose rero byatumaga ubwonko bwabo bukora. Buriya rero iyo ufite ibibazo umutwe wawe urakora ukishakira ibisubizo. Ubu tuvugana ushobora kuba wenda uguye mu mwobo wa metero 2 kubera ko hari urwego uzazamukira ku rwego, ariko rudahari ndakurahiye nta wundi muntu uragukuramo, wakwiranja ukavamo kubera ko nta mabura kindi. Nabo rero nta kundi babigenzaga, nta modokari zabagaho, nta nyandiko zabagaho. Icyo gihe niyo mpamvu bafataga igisigo umuntu wagihimbye akakibwira abana be nabo bakaza. Ubu na n'ubu ushobora kubona dufite ibisigo byo muri mu 1700 pe bigihari, kandi icyo gihe ntibandikaga. Bivuze ko bagiye babibwirana, bakabibwira ababakomotseho nabo gutyo bikaguma mu mitwe. Ariko nanone abahanga bavuga ko iyo ubwiye umuntu inkuru kuyifata mu mutwe gutyo ntabwo yongera kuyivuga 100%. Hari utuntu duke tugenda duhindukamo. Nizo ngaruka rero ziterambere rikeya ryari ririho kera. Murabyumva neza. Lenny Today Updates News. Turimo tugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye, turimo tugenda tuvuga stories, turimo tuvuga kera hacu nyine, ariko kandi ni igihe bishobotse twavugana kera imbere yacu ho gato. Ni byinshi rero ndi kumwe na Pascal Ndireonari Nshimimana, kiganiro n'ubuzima n'imibereho. Uyu munsi ni ku gatatu itariki 14 kwezi kwa kwa 8 turacyari mu mwaka wa 2024. Turi kugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye rero. Turi no muri manda cya bivuge bwira abantu. Turi muri manda cya mw'abantu mwe, turi muri manda imaze iminsi ngahe mikeya. Ndagira ngo nkwibutse ko His Excellency yarahiye ku cyumweru, urumva ashize iminsi 3 yonyine. Uyu munsi mu kanya nibwo nabonye Minisita w'Intebe nawe yarahiye, kuko yatoranyijwe ejo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho Minisita w'Intebe akomeza kuba Edouard Ngirente. Urukumva rero turi mu bihe byiza, turi mu buryohe bwa manda nshya. Numvise ngo uyu araba abaye Minisitiri w'Intebe wa 6, ariko kandi ngo ashobora kuba uwa 2 umaze kuri manda igihe kirekire. Birumvikana. Nuko rero barimo bararahira nabo aba ministers n'abadepite, nibakomeze batebore rwose ibintu n'amahoro. Sinzi hari akavideo nabonye ko muri USA, igihe Trump yararimo niba yararimo ariyamamaza, niba yararimo avuga speech, nagiye kubona mbona niba ari umusore gusa n'urubyiruko, araje amukubise urushyi. Mutavuga ngo burya mu Rwanda dufite amahoro, u Rwanda rwacu rumeze neza. Kugira ngo kandida president umugereho umukubita urushyi, urumva ngo niyo demokarasi harya. Twiyo ntabwo tuyishaka, ntabwo biza koroha. Twebwe dushaka demokarasi ariko ifite gahunda, atari ibintu byo kwizambya biri aho ngaho. Ariko burakara kantu kabagaho kujya gutumira umuntu mu bukwe nyine, ugiye gukoresha ubukwe ukavuga ngo niba utagiye kumureba ngo ntabwo mutumiye. Kariya ko urakavuga hiki, ni ukuvuga ngo n'ubundi mu muco nyarwanda umuntu utahaye ubukwe cyangwa se ujya mu birori atatumiwe aba ari umuvumba, abavumbye. Igihe cyose rero ushaka ko umuvandimwe, inshuti, umuturanyi aza mu bukwe bwawe, uba ugomba kumutumira.
biri mu muco nyarwanda nuko biba bimezerewe. Ubundi iyo umuntu umutumiye abaje mu bukwe bwawe kandi urumva ni icyubahiro na agaciro bumuhaye, ariko nanone mu muco nyarwanda nanone nta bukwe butagira umuvumba. Kuvumba nabwo biremewe, ni umuco nyarwanda ntacyo bitwaye. Birumvikana kuvumba biremewe, ariko njyewe icyo ndimo ndabaza, kuba wakurira imisozi, ufite WhatsApp muri telefone yawe, ufite na nimero ye wamuhamagara, ariko ngo uramutse umwohereje invitation kuri WhatsApp ngo ntiyaza, ngo wamusuzuguye. Kuba wamuhamagara ntabwo bihagije. Iyo ni gakondo, ni ukuvuga ngo arega nanone mwabana mwe mutazatuma umuco wacu ucika sha. WhatsApp ejo bundi nta myaka 20 maze, reka rero tujye tugerageza. Njyewe n'umuntu ubikora gutyo nanamushimira, kubera ko nibura nakantu ni gakondo, tunagerageze kuyigira, kwiyibutsa uko byabaga. Ufate invitation ugende umutumire uyimuhe iri hard copy. Basi mu gihe hari akazi n'imyiteguro yarimbanyije, oya ndabyumva, nta nubwo abantu bose wenda wabatumira ngo uzagende utege ujyeyo bahe invitation bya nyabyo, ariko se hari abantu n'ubundi utanatumira nka gutyo rwose mu WhatsApp nabyo nibyo. Ariko nk'abantu, reka ng'urugero, uri umukobwa, nyogosenge wamutumira utyo kuri WhatsApp, nokorome wamutumira kuri WhatsApp, sokuru cyangwa hari abantu ubundi uko byaba kose umuco wacu wongera ukagaruka ugasubira inyuma, ku buryo atari WhatsApp niba ubu nkanjye ngutumiye ni WhatsApp man. Aso ubundi ko ibintu byabanya gusenye n'abanyakurume bitakigezweho muri iminsi, basigaye bishakira abandi basanzwe, ubu ntabwo bigezweho. Ubundi harya ngo babahaga impanuro, ariko n'ubu barazibaha. Noneho ikindi kintu kigenda cyica n'ibintu, hazamo ni ibintu by'amashyari, ibintu by'inzangano, ku buryo ushobora kuba ufite nyogosenge ariko mutajya imbizi, mutavugana neza. Ubwo se urumva izo mpanuro azaziguha ukazemera, cyangwa se we yaziguha? Mwapfuye amasambu, mwapfuye imitungo, so nawe bafitanye ibibazo, ugasanga n'ibyo bibazo mani bijya bibaho. Ngo nibyo kurogana bijya bizamo, bamwe ngo bakaroga ubukwe, ntabwo biba byoroshye. Twizeye Imana ko bizagenda bikemuka. Murabyumva neza, ikiganiro n'ubuzima n'imibereho, Lenny Today Appodex News. tubafitiye n'utundi duce tugiye dutandukanye. Wadukunze uradusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye: Facebook, Instagram, X, na TikTok ndetse na YouTube channel, hose twitwa Lenny Today. Ndiro nari nshimye Imana, ariko nshimire Pascal wakoze kuza kuri Lenny Today. Murakoze, ariko ndabona hari byinshi tutaganiye. Gusa wenda twazongera tukaganira mu kindi gice, kuko hari byinshi bya kera hacu na kera haba kuri basogokuruza, nabyo tukaba twabivugaho. Yego, turacyari kumwe, reka namwe mukomeze mubane natwe ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye. Turacyari kumwe rwose, n'utundi duce turaje. Today is another day. Lenny Today Appodex News.